wa none uriya mukobwa mukundana niba ngombwa mugahura uzamuze ko none akiri urubyiruko ko nabazerera gutyo nawe kirguzerera eje igihugu cyacu muzagitamo umwobo kandi kisavamo biko nizo mbaraga z'igihugu niho kurwana ku gihugu cyabo ubuse nimara gusaza nuriya agasaza kanobayire kanobera umuntu w'umusaza none adashaje ubuse namara gusaza bizagenda bite ntamwe nta kintu hari ingoma y'itiyabidishye abita bidishyura gaze babayeho hariho umwami wabidishye noneho akagigira ate abwira abasore bose ngo niba bice bose babamare we ngasigare hehe asigare yobe ngo atazaye umusaza uza kuyobora bukeye abasaza bose babije ko avaho umusore umwe w'intwari agenda afata sekena amushyira ahantu aramuhisha afata inka barebaga bafata rwa ruhu rw'inka bararukana barumukaniraho akajya avuga ati gene nyamvuga ujyame ko umunyumvira ujya avuga uti niba ngo bidishye niba ngo mwidishye ndapfuye mwidishye turapfuye mwidishye mwe mujye munsubiramo byaje kumubaho ya baba we rwa ruhu rwaragiye kuko banze bagiye kurumukaniraho gukana murabizi kandi umwambitse barumudoderaho arahambira Nkaho bakoraga imyenda ya kera. Aha, ndumva byibuka mu mashuri yabyiga. Birangiye rwo rumaze kumwumiraho. Bakajya ngo ndapfuye bidishye. Ati ndapfuye mwidishye. Ati birangira uko no birangiye ati se nta muntu numwe wasize umusaza ukiriho. Ndafata igena namusize. Tikintu umuzana. Yaramuze yavuga ati wa mwana so kubayobora. Ese wibwiye ko igihugu cyacu kiyobowe n'abasore nkamwe binjije mutize badakora. Igihugu cyajya he? Cyakiri kuva kijya he? Akiri kurindimuka. Cyakiri kurindimuka. Nukuri mpamvu rero uyu munsi agomba kugira ejo heza kugira ngo mwizigamire muzamure igihugu cyanyu. Sibyo? Kandi ufite tide uzavuga katinga iryari? Katinga ufite ryari? Ubu ko kwagira ka kunzonga. Uko bwe nago siwe mukobwa afite? Ubwo teka. Siwe mukobwa nkona afite? Ndetse marete twiryamira tutariye twabiki. Oya, umuntu arya kugira ngo abeho. No kugira ngo ntago umuntu aba kugira ngo arye. Nase by'umuntu yarayariye n'ibigihari mu. Oya, ngaho uwo kumva muri sport gamana shonje. Simba ngaho reka rero duhagurutse hanyuma tugende. Ariko ibyo navuye murabyibuka? Ejo heza. Ese mugomba kwitaho. Aho mufite zizanyu bigana. Cyane amahoro mwese make mwese myinshi neza neza tuvugira kabura na Burundi babagahise ubumaze iminsi ngiye ku mafamu yanjye kunajya muri siporo aho baragafashe ndi kukubona barana abana bagiye n'abakobwa banjye n'abasore ndabyiruye batwaye mu gasiporo maze iminsi ari kumwe nabo wabona we yagiye gusura umuryango unigira mu rugo n'abana gusa Sani wawe niyo mpamvu muba muri kwitetera none se abana banjye barakuze niyo mpamvu nawe rwose uri kuri meze neza yewe se meze neza ni ukuri kose nuko nguko nyine byise umunsi bwa buri minsi n'amwe agashyushyu kameze neza nta kibazo ukuri kose uko ibintu biri kwanga gute se ahubwo uzatujyane ku biraro ninjya gusubirayo ibo se ukuri ahubwo ntumva ijambo arabyaye reka tugende bose gake imuhereza umukobwa wanjye nyine mfite umukobwa mu Rwanda naramuze umusigira umwana sinaherukaga mu kazi ubu akazi kaba kandi yakomuye uko nanjye niyo mpamvu twaburanye niyo mpamvu twaburanye ntabwo nayo ese ni makuru iminsi umva amakuru ni meza abana baraho umutware se umutware nawe ameze asiya kwe kuri tune twaburanye se umutware we yagiye muri Dubai niyo mpamvu atakohereza amavuta ukiseka gacya nkabura impamvu wazajya ubireka nkabura impamvu rata amavuta yahise ikabuta iratebe aka ni akazawundi yakuzaniye niza wagira impano none se ntubizi nese umukozi wawe kwezi k'urukundo niwe umva wumva nshaka ukuntu ni ingenzi
ahubwo se wowe umugore wawe adahari rero uko ukwezi uko ukunda katuguza twenyine uragira ngo kama ntazanyireze oya reka wowe twisungane ntacyo bitwaye hanyuma bariya bakobwa bazabagira bariya se mbese barahari urenze barakuze yego se nyine wowe ariko ntasohokana nyine tugatembera sibyo se hanyuma keza wawe ukamushyira hese mama ke yewe keza nyine none se uzaba ari mu rugo ndamujyana erega nayo nkukumbe tuba tugomba kuganira yego akugiye ko twabanye tukiri bato yego ngo fata umugabo wese nk'uwawe ariko ngo bidasangira none se umukozi wahise ngo byibura ngo niba arebye ari mu rugo ari mu rugo rwose nta kibazo ariko nabakeze bari kumwe nta kibundi ku cyumweru uzafata umwe tujyane ku ifamu ufate icyansi ukamire niyo mpamvu we rwose abatuzana ko yaraje mpamvu uvuye mu masiporo mwabiyagije ntabwo unajya ukora siporo nanjye ahubwo wamugane ujye umpamagara duhurire hamwe hariya hirya byibuze hahandi mu ikoni nanjye mu njyana byibuze nanjye umugabo uzasanga azasanga wumva afite gutinda ukifata gutya ukarya imireti ukanywa amashyushyu agasanga bibishye nk'igifuka cy'ibirayi ariko nta magambo yawe niyo yagekera nta nubwo ujya uhinduka jya ugabanya amagambo umugabo n'ikiyamu kiryamuraga n'icyo ku ijambo ntabyo ruzi akugira siporo uri wa wundi uzi ko utajya uhinduka we ntabwo njya mpinduka nasanga mpinduka yiki kwiti nk'umuntu ngo ahindukira hehe mu kiryamo mu gitanda ntabwo ubyumva kandi arandenganye nimba nigize umwana wamugana umwana we irashishwe utunyoni ubwose kandi nake wajya wirashishwe utunyoni kandi ngo uzaheka n'umwishyura umwe uranyibukije hari gahunda leta yashyizeho ugiye kurikira gahunda za leta ubundi gahunda za leta si ubu koko nakubeshya ngo nzibonera umwanya ryari hari ikintu nyakubahwa perezida wa repubulika ivuga ngo ejo heza habanje icyo bitaga ikigega development fund sibyo cyaje kwihesha agaciro yego icyo kigega kigeze kubaho naracyumva uyu munsi wa none rero bitewe no kwigira ko abanyarwanda mutotegura leta yashyize icyo bita ejo heza ejo heza ujya uyumva njye nyumva kuri radiyo ariko mbyumva nguruka iyo wumva ejo heza kuri we nk'umukozi ukora ibigo byigenga wumva ejo heza kuri we ari nk'iki uriya si umukobwa w'iwanjye abageze hano none se ko ufite amagambo menshi umwana wanjye umusigiye narinje kugushaka azi uko yariza n'amata yashize ariko narumiwe we ejo bundi uvuye ku kibuye ubu ngubu ni uko nguko utangiye kwigerara gusa nangiye kwigira iki mabuja ubu umwana wanjye umusize mu rugo wenyine nta soni ahubwo se yabiki ubu si uko nagusirimiye utangiye kwiyumva ubu utangiye kubyimba n'umunota ubu utangiye kwirirwa wiruka mu muhanda ucyari mu nzira ngaha ndacyari mise nk'ubitana n'umukobwa wawe aje yiruka ibisazi byaramurenze mana irihangana ari ni mana nyeri ejo bundi ubu wamubonye reba igihe jisho asigaye andeba ariko uyu mukobwa uciye twahuriye mu nzira ni umusazi umukoresha ufite ubundi ko ndi umusazi ahubwo wowe niwe ufite ikibazo mu mutwe muzehe twasemeye twataramye ese kerema n'uyu munota nanutanye no gusuzugura n'abantu bakuru akoze ndamusuzuguye ariko oya jya umenya jya mufata neza ariko twarwo yafashe nka komite imikorere ndamaze saraka amaburi yahenaritse amabu harewe ejo bundi kaza nta kintu none nakaguriye ipantaro isuku natagiye kugira umwana iki ese mko wazajya ugira ikinyabupfura ubu ni ngombwa ngo anyikoreshweho koko oya ahubwo zose gutwaye ikima ubu wabana n'ubusore bwaha muri karitsiye zose busigaye bwirirwa bugukora gusiga tugimwe nibeshya nkasanga umwana wanjye ari kurira ntago umukobwa mutora nushaka uzayiruka umutora gwe n'umukobwa uyu musaza yagaruka niba bawe bajya kwiga ejo muri twigize guhura ngiye no kwihahira amyiyenzo nari ngiye no kumukubira muziranye he namubonye hagaye n'umukobwa wanjye yari ari kumwe n'umukobwa ka wibeshye uriya mukobwa wawe uriya mukobwa umeze kuriya simbi wongera kumuzi simbi ndamuzi nyiraso ndabagararanye ambwira nabi cyane ndamwumvira ndakigeka niyo nkubwiye ngo umukobwa afite kuba afite ihungabana bitewe n'iki byo hungabana rero nta yindi mpamvu niba atarize akabona abizi ako kantu arakagira kuko navuye ku kibuye uyu munsi akagera inaha ngaha arareba abarimo bariga
nawe uvuga ngo najye munsi y'iki ya Mukara. Ako se kuri kuvuga ibyo bigambo waranzanye ne wanzanye i Kigali. Rego uri kuneranya kuri mabuje. Mabuje dufite ukuntu tubanyemo turanakundana cyane. Ushaka kumuneranyaho. Muko nakubwiye ngo ungana Simbi wanje. Nubwo nakubwiye ntubyumve ubasinye kushaka kubwira. Simbi ni umukobwa wanje. Sibyo? Ariko impamvu mbwira gutyo no kugira ngo ejo heza hawe hazabe heza koko nkuko biteganya. Sibyo? Simbi muri ubu tuvugana agiye kurangiza kaminuza yarangije ntashaka maîtrise bungu nari kwiga. Sibyo? Ariko impamvu mbwira gutyo nase nutiga ukabaho gutyo nyuma arasaza bakeza barabyiruka. Ubuze ikintu ndi gutekereza ubu mbona nari ncecetse. Ubu ndi kwibaza noneho kuntu yamenyanye na Simbi wawe. Muri make ubu ngubu nsigaye njya ku kazi agasigara bunga. Ubu nuhango n'umwana wanjye sinzi n'ukuntu abaye arikirinde. Umwana uzi ukuntu ameze? Uzi ukuntu yasigaye yaranabyibushye. Ako majana nubwo ubibona ukuntu nanjye mukozi nyamara wa mbere utunze. Ukwita uzi ukuntu azananutse. None ukuntu asigaye yarabyibushye kubera muhamata. Ariko muko kufita agasuzuguro kenshi ufita agasuzuguro ubu suri kuvuga ngo yarabyibushye kukuje uzwajya no kumuhahira ntago ari byo gura amata ntago ari byo hahibyo kurimenye ko harabakora sibyo abanyamagabo kugira avugamo ako mazone oya twogushwana wenda nuko no mugabo dusanzwe nubundi turwana tugatongana ahubwo ngenzana mu kwiteka nkubwira ujye umenya umwanya we nawe utagomba kurenga urumva tutazarwana ajya wamwe ngo twende mu make asibye ubundi birakureba wivanga mu buzima bw'abantu oya ndakwiyamye nundi nta kibazo ndakwemereye ngacha bugufi oya bugufi ako mabaja nawe nuko ujye ubona bari kundenganya nago murenganya wowe cha bugufi reka ngo amafaranga ariko mbere kugira ngo agende sibyo mbere kugenda twagombye nkagiye kintu mubwiraho byibura genda uhaha ibyo ukeneye none ndaje karema buretse kugenda nkubwire gatoya ako mabuja amara n'ibintu byaranahenze ese amafaranga kandi ni makeya byarahenze ariko noneho nese 10,000 arabaye oya mureke mwihorere ibyo birabaye noneho reka twifate gutya buretse kugenda karema yeka amafaranga yabonye ese ibyo birakura nimba amafaranga nayabo wayabonye akaba nkugira inama gakeya na mabusha wawe araza kubwira ngereka nkubwira nta nama yawe nyeneye pe nukuri sinyeneye kugira inama ntiwambyaye ngurangira inama nkubwire mu make tuzi ujye bubaha abantu bakuru rero sibyo ngo ngende ukora ibyo ukora sibyo ndaje reka nsigara ubisoje tukajyana umuntu wasigarana uyu muntu yakugiriye iyihe nama oya mureke uyu nguyu ubusona afite ibyo bitekerezo bica bugufi uri kumva ujye wibuka ko nta tugurukura ngo rusumbe ijose wumvise genda uyu n'umuturanyi n'inshuti yanjye turaziranye arako tugiye kuganiraho gatoya ngaho bugiye none se koko ni papa wa Simbi ni papa we bugiye wowe ndaje tuvugane ndaje okay nabaretse kujya muri gatoya maze mubwira kantu kugira ngo wenda agenda agatekerezaho nabo ngafite kuba afite ihungabana bituma akunda kugira umujinya oya uyu ni umukobwa wanjye nari maze kumwizera nta kibazo cyo nibyo ni umukobwa wariko ikintu kiriho ni iki cyo kuvuga n'ikiye kugenda agenda cyumva abwiye ngo ntacyo twavuze tuye kuvuga ngo ejo heza uyu munsi niba abana bawe biga we ntiyige urumva ari kujya hehe njye namaze kukubwira ko mfite gahunda yo kumwishyurira akiga ubudozi nkamugurira na mashini rwose muri Kigali nta kibazo nibyo aziga ubudozi ariko iyo cyose uko uteguye umushinga mu mutwe ngo udafite icyerekezo wamushinga urapfa nese ubwo urikuba nta cyerekezo kandi aziga mashini yaneza akadoda azadoda ko ntazasa kwizigamira none bwiye ko nta mafaranga umuhemba mu rugo amafaranga umuhemba uyu munsi wa none atabashe kwizigamira uko yavuye ku Kibuye niko yasubirayo kandi wafata miliyoni akavuga ati yitahane akayisubiza ku Kibuye kandi nzamugurira mashini ko nasubira se waranzanye banza ufite ushaka kuganiraho ni ukuvuga ngo yimwishe kuzigama ejo heza akajya afata icyatanu amafaranga ihembwa buri kwezi mu myaka y'ubukuru ari ifite nawe yabayeho mikeya ukamufunguriza konti akajya afata icyatanu akakizigama leta nayo harani mwongereraho ejo ajya mu gihe cy'izabukuru bafata si ngombwa ngo uyu munsi leta ihe abantu izabukuru cyangwa se bashajishe neza ari uko bakoreye leta n'umuhinzi
ku myaka yasaruye gufata icyasana kizigamira kikamwongera ahandi nta kibazo kirabamo humura nta kibazo gitekerezo ni inyamibwa nta mpamvu kugira ngo umwana wawe yige ntabwo kugira umwana wawe yige uwo rubanda ajya mu nkuru gusa mama ke reka nkureke n'undananiwe rero reka nkureke mujye mu rugo n'umukobwa wawe ubwo tuzasubira Clement ariko icyo gitekerezo uvuze ni cyiza cyane no kwisezera ubu ngiye ntabwo uri umukobwa ungana iwanjye ase ntugasuzugura abantu uranze shaka no ukuri umukobwa ungana iwanjye imbere reka nigenda ariko icyo nabwaga nicyo jya wizigamira uturage mwihorere uzamushiramo Kigali yayigezemo uzayibona Kigali n'amazi kumana cyabugufi ugiye kugenda uzi abantu baje mu rugo bari kugushaka ese umwana wanjye meze neza nta kibazo akusema umwana ari kumwe yanjye kukubuye sinabikwibwiriye nzabwira umwana wanjye nzamufata neza okay noneho rero wowe nyaruka sibyo amata ntiyashize yashize uhita unyarukira hariya kuri dayari hahandi kuri ya etaje ya kabiri urenze hamwe ku kibuga hamwe bakinira ntawe rero ubu kuva mu gitondo wagenda keza naranakubona basi wabanje ugaca mu rugo nyine wowe genda unyarukuza n'amata nge nuko ntakihuta nkawe uregura cyane unosora mara y'iminota ingahe basi turahurira mu rugo wowe nyaruka kandi njye kubwira ariko wumve ntukanshinga n'ijosi bana b'iki gihe ariko narumiwe ko mbona ntangiye kunshinganisha sinona